yacu n'ijwi ryacu twese One Nation Radio ni radio yawe, ni radio yanjye, ni radio yacu. One Nation Radio ni ijwi ryacu twese. Bitewe n'amateka y'igihugu cyacu cyagize nta bato dukeneye hano. Habaho igitaramo cya The Ben na Bruce Melody. Igihe runaka tukaza tugashimisha abanyarwanda, tugashimisha abafana ba Bruce Melody, tugashimisha abafana ba The Ben, abantu bagataha banezerewe. Hanyuma ijambo bato dibe anile ntago ari ijambo ryiza mu Rwanda. Uyu mwaka wa 24 2024 ni umwaka ugiye ku mwaka mwiza mu muziki nyarwanda muri rusange. I promise you. Especially ku bafana bakunda umuziki wa The Ben. So ni igikorwa cyiza ubwacyo. Hanyuma kuba tukitabira turabona b'u Rwanda. Ikintu cyose y'igihugu gihamagaye turitaba. Ngira ngo nacyo kintu cyakaranze n'abakunzi ba The Ben na Pamela cyangwa se abakunzi b'umuziki kw'isi yose batari n'abanyarwanda gusa. Ngira ngo turemeranya ko abenshi mu by'ukuri bari impande zose zo kw'isi. So iriya platform twashyizeho kugira ngo hazabeho n'ukuntu mu by'ukuri bamwe bazabasha gukurikira ubukwe live batabashije kugera aho bwabereye kandi ngira ngo murabizi ko website yishizeho domain zayo urazishyura every month. Kubaka website ubwayo ni ibintu bihenda, so kugira ngo tu maintaining website ikomeze gukora, ikomeze ibeho, ndetse tuyupdate ngo n'ibintu bitandukanye nuko tugomba kugira gute kuyishyura. So abantu bakibaza izakomeza ikore nyuma y'ubukwe, izakomeza nako wenda kuri icyo kintu ngira ngo nicyo kintu abantu batasobanukiwe gato mu minota dusigaranye mikeya kugira ngo wenda tukurekure kugende. Wasobanuraho muri make wenda hari abantu batarumva kuri website n'impamvu yayo, igitekerezo cyayo, ese cyaho cyavuye he, kubera iki yaje. Ngira ngo ni nacyo gikunda gutuma abantu wenda sinzi bayivugaho cyane. Kuri iyo website nicyo watubwiraho kibanga cyangwa se cy'umwihariko kuri iyo website? Namaze kubivuga ni website twashyizeho kugira ngo twegereze abantu bacu bose, twegereza twese cyane bazashaka gukurikira ubukwe batabashije kugira i Kigali, ndetse n'abandi bazabasha gukurikira ibintu bya dukora ariko bari na nyuma y'ubukwe. So rero ni website twashyizeho mu by'ukuri kugira ngo ibyo bishoboke. Ngira ngo nka live streaming murabizi mwebwe naga byoroshye, bigira team ibikora, bigira hari amafaranga menshi abijyamo. So nago kandi ntabwo ari itegeko by the way, so uvuga ngo nta muntu twafusize kubikora, bikora ubishaka kandi mu gihe utabishaka nawe ukabyikorera. It's really not nagari. Hanyuma Ben umuntu akibaza ngo si pressure nagari pressure yuri kubaka website. Ngira ngo murabizi yuri kubaka website munakora ikintu nakwita cyo nka trial. Iyo mwubaka website kimwe no kubaka ikintu gitandukanye, hari ibyo mushira hanze mukareba ukuntu abantu ba respondinga, then mugakora accordingly. Ngira ngo na za Twitter zirabigira, Twitter hindutse inshuro zitabarikana n'izina ryarahindutse. So bibaho nagari pressure yari yose, means ko hari hagamijwe kureba ese niki kintu niye common ground twagira. So nukuvuga ngo that was beautiful. Njye narabikunze, dusanga mu by'ukuri ko byakagobye kugera. Ben wenda tukurekura gucisha kuri Instagram yawe ubaza abantu ku ndirimbo wabasohorera yaba iy'urukundo ndetse n'indirimbo y'Imana. Hanyuma ngiyewe wenda mu makuru nakuye ahantu ngira ngo ubwo mwari muri Rusizi wari uri kumwe n'umukunzi wawe, ngira ngo binavugwa ko mu ndirimbo mugiye gusohora azaba arimo. Ayo makuru niyo sibyo? Nagariyo ariko binavuga ko ari indirimbo bamukoreye actually yenda gusohoka, ishobora kuzasohoka umunsi w'ubukwe. Ayo nayo nago urumva nayo ashobora kuba ariyo cyangwa atariyo, ariko urumva muri gushaka muri batuma revealing ibintu hano. So hari ibintu biri gutegurwa nkuko nabyanditse kuri social media, mvuga ni hari indirimbo tugomba guha abanyarwanda hashyiriye kinini tudasora nimba nkuko bamaze kuyimbaza. Nanabwira abantu mu by'ukuri ko uyu mwaka wa 24 2024 ni umwaka ugiye ku mwaka mwiza mu muziki nyarwanda muri rusange. I promise you. Abantu bakavuga bati Ben ntago azongera kujya ashyiramo gap, especially ku bafana bakunda umuziki wa The Ben. Ariko riko tuvuge muri rusange, nibaza ko n'abahandi bahanzi bagenzi banjye nabo bafite ukuntu bahagurutse turashaka kuzamurira ibendera ry'u Rwanda ku rwego. Ben ikibazo cyanyuma kugira ngo wenda tumurekura
muri showbiz nyarwanda urayikurikira ndabizi neza ndagerageza. umuhanzi Bruce Melody uramuzi I know kunamukunda akunda kumva indirimbo ze big time aherutse kuvuga bati iyo bato ni ize ngewe ndayishaka like iyo ubonye bimeze gutyo kumbuga hashyushye we wizera ko bato ikenewe ikibazo mubajije ntabwo nashaka kukibazwa ariko reka ngisubize gutya bitewe n'amateka y'igihugu cyacu cyagize nta bato dukeneye hano now to go straight to the answer habaho igitaramo cya The Ben na Bruce Melody igihe runaka tukaza tugashimisha abanyarwanda tugashimisha abafana ba Bruce Melody tugashimisha abafana ba The Ben abantu bagataha banezerewe hanyuma ijambo bato dibe anile ntago ari ijambo ryiza mu Rwanda. Okay Ben twakubwira ngo ugire urugendo ruhire Imana ibarinde mwese ikintu ubwira abanyarwanda bakurikiye abanyarwanda murakoze cyane ndetse n'abantu bari muri Canada cyangwa se muri North America mwese muze twitabire Rwanda Youth Convention North America irabari one in a book I promise. Thank you guys.